has gave us that inzozi zawe shows zimeze our zite future. How hari are ufite your inzozi dreams? Do you have akiri dreams? umwana ati je nzaba dogita nzaba umuganga izo ni inzozi Yesu Some who ashimwe had dreams undi when they were akagira kids inzozi that they will be ati doctors jewe when they grow up. nzahindura umuryango wanje wose nkukure mu bukene izo ni inzozi Some had dreams to undi change akagira their inzozi families ati from ngewe poverty iki gihugu to cy'u riches. Rwanda nzagihindura kibe paradizo y'Imana Some dream of changing the abantu country of bose Rwanda bakizwe to the paradise of begera the Lord. Imana bamenye Imana bamenye bring imbaraga people to the z'Imana Lord, undi to bring akagira them inzozi closer to the ati power jewe of God. nzasengera abarwayi bakire Others undi dream akagira of inzozi praying for ati the sick ngewe to be healed. Afrika yose igomba kuba igihugu kimwe izo ni Others inzozi dream of bringing hari Africa abagize together as inzozi one bati country. u Rwanda rugomba guhinduka Some had dreams to change Yesu Rwanda. ashimwe Praise the uko Lord. hari akarengane hari ibiki ibyo bishire Because there bivemo was discrimination kibigihugu izo zari And inzozi insecurities. zimwe That was a zaragezwe dream. And kandi some urugamba of them have come ruracyakomeza true. And we're still bazomuri fighting. kumwita inzozi zawe Ask your neza neighbor. utufite izihe nzozi What are your dreams? ngo umukene mwizi wa mbere The ntabwo ari poorest ukenya person on the amafaranga world is not the one umukene who wa does mbere not have mwisi money. n'utagira inzozi The poorest person on the Babyumvise? world is the one who does not umukene wa have dreams. mbere mwisi ntabwo ari ukenya amafaranga The poorest uyu is not the munsi one who is umukene wa broke mbere today. mwisi The n'utagira poorest inzozi is the one who does not ati have ejo dreams nzagera ahangaha of the future. ejo gahunda niyi Like tomorrow is ibi the plan. ndabireba ngomba kuba ngeze ahangaha Like Yes, I should be ashimwe. reaching this stage when Inzozi zawe tomorrow zimeze in the zite? future. How are your dreams? haleluya Praise the Lord. inzozi izo arizo zose ufite Any dreams Ziri that you're muri wowe having in you, zizasohora they will come true. zizasohora Praise the yesu Lord. ashimwe izo ufite zose Whatever dreams you're zizasohora. having, kuko they shall uwiteka come through. aguha icyo umutima wawe wifuza Because the Lord ikintu gives you kitarajya your mu heart's mutima wawe desires. ntikiraba rwawe When something does not come from Yes, your ashimwe. heart, it's not yours. harafite inzozi akejo mu mwaka 5 nzaba nashatse nazo ni Some inzozi have the dreams to get married probably in uzashaka 5 years niba to biri mu come. mutima wawe Yeah, niba it will ubibona ko happen if you uzashaka desire to. niba ubitekereza ko get married. uzashaka uzashaka It will happen. niba ubona ntawe uzagukunda ntawe uzagukunda If you feel like no one will like you, then no one will like niba you. ubona usuzuguritse urasuzuguritse If you niba ari feel lowly, kubitekereza sibyo then se you're lowly. kuko inzozi Imana iguha ikiri muri wowe Because God Yes, grants you ashimwe. what you desires. niba uzi muri wowe uvuga ati ndashoboye urashoboye If you feel niba muri wowe capable, utekereza ngo ntacyo you're ushoboye capable. ntacyo ushoboye if you feel incapable, Yes, then you are ashimwe. incapable. confidence yawe ingana gute kugira ugere ku nzozi How zawe big, how much is your confidence to reach yesu your ashimwe Praise the Lord. mfite ukuntu Imana yandemye The pastor have the way kera that the Lord has sinzi ukuntu created him. byagenda twiga mu ishuri In the past time when he was at school, nari mfite confidence ko byose mbizi he had kandi so ntabyo much nzi. confidence that he knows everything. abana He knew b'abakobwa nibo nothing. bisuzugura cyane bakumva ntacyo bashoboye Small girls disrespect, icyo nakora look ngewe down on themselves and they feel incapable. nareba utabyashoboye nkagenda kumusobanurira kandi ntabyo But ndamenya what the nanjye pastor used to do is approaching nkagera that imbere one bikananira who is not capable nkaca nsubira and nkabyiga go nkongera explaining for ngasubira them. ngasanga nabimenye And What you when say? he sees that nari he mfite does confidence not ko know nta the na kimwe thing, gishobora he kunanira goes and read and ko comes nshobora back. gusobanukirwa byose confidence He irakubaka had confidence that he can understand anything Yes, and ashimwe. everything. ni Praise the ukuvuga Lord. ni inzozi uba ufite ziri muri wowe ziguha imbaraga ibintu bikaremeka The dreams Yes, that you're ahabwe having, icyubahiro. they give you Yes, capability. ashimwe. They give you potential to Utazisuzugura achieve n'umunsi n'umwe. otherwise. bwira uwo muri kumwe tutisuzugura Do not look down on yourself. yesu ashimwe imana yaturemye iduhaye ikintu muri twe umwe wese arafite icyo imana yamuhaye Everyone has Kandi something turuzuza. special that the Lord gave yesu him. ashimwe And niyo those mpamvu things, iyo ufite inzozi when compatible, uzakwitegurire they complete each gutsindwa. other. gutsindwa bibaho And Ariko when you ugomba have dreams, kwigira
be kuri uko ready gutsindwa like to kwawe. lose uri kubyumva? and be Ushobora ready to kuvuga uti learn from your mfite inzozi losses. zo gufata Kigali, sibyo You may se? be having a dream Basandre, to catch gakitumva Kigali, mwagerayo, to have the whole numvise Kigali. ubuhamya bati musubire Uganda mwese muratsinzwe, And for the first ariko inzozi time, ntizapfuye. they came and they dispersed them kubyumva? back to Uganda. Ushobora gutsindwa But uyu the dream munsi did not die. ugahindura uburyo ukora, You ariko might ntabwo ugomba fail guhindura today inzozi. and change your strategy, but you should Yes, not change the ashimwe. dreams. Uzahindura uburyo ubyitwaramo, Change your ntuzigere strategies, uhindura inzozi your zawe. action, Ugomba but do kuzigeraho. not change the dreams. Yes, Because you ashimwe. must reach the Inzozi dreams. ni impano y'Imana iba yaguhaye ikabigushiramo, The dreams are the gifts of God. utaha ngomba kuhagera. Yesu ahabwa icyubahiro. They must hari come igihe through. uhura n'ibibazo muri izo nzozi, nta kibazo, ariko You will encounter ntuzigere problem in uhindura your dreams. inzozi n'umunsi n'umwe. No problem. Yesu ahabwa icyubahiro. Never ushobora kuba change ufite your inzozi dream. ko ejo mu myaka 5 uzaba wubatse inzu ya etaje 5. Yesu Might be ashimwe. dreaming to build Izo ni a inzozi, 5-floor sibyo house. se? Ariko hagati aho Those are ubukene the dreams. bugakubita, But meanwhile, you udahindura ya encounter etaje like uvuge ngo some nzubaka poverty, iyo hasi. criticism from Inzozi people. zigumeho, ariko uhindura uburyo ukora. But do not change Yes, the ashimwe. dreams. Change Yes, the strategy ashimwe. that you Abantu your bose approach to the b'abatsinzi dreams. mu isi nzima, ndumvise inyigisho All the muzumve winners nk'aba in this impact living uko tugiye world kuzamuka, ibintu bigiye guhinduka. should understand uziyumve zije mu this mutima teaching wawe. as impact, Abantu because bose something is going to b'abatsinzi change. mu isi yose, All the achievers in the whole world, ikibaranga ni kimwe, bakora amakosa mashya they buri have munsi. this one common. Ntabwo basubiramo amakosa They bakoze make ejo. new mistakes every day. They Mwabyumvise? don't repeat the same mistake. Utareba ngo wakoze amakosa ngo ni ibisanzwe amakosa, ariko look at you like ikosa you have ribi made a niko mistake usubiyemo today. kabiri. The worst mistake is the mistake Igiti that repeats ntigikora itself hehe? every day. Mu jisho kabiri. Yesu ashimwe. Praise the Ni Lord. ukuvuga ngo amakosa ni ibisanzwe, kwibesha ni ibisanzwe, Mistakes are ariko common. ukomeza inzozi zawe. Bazo muri kumwita inzozi But zawe nizi. keep your dreams. Aha, nta nzozi mugira ndumva mutanabivuga. Nta nizo mufite. Uzi kubaho muri automatic mode, These muri guys, piloting what are your automatic. dreams? Yesu ashimwe. Ukagenda iyo umuyaga ugiye, wagera ngaho ukabona ngo ngiye gukora business, wava muri business utingiye mu gucura kuba umuganga, byaba Don't go by umuganga the wind. bikanga utingiye kuba umuhinzi, Just byagera keep ahangaha changing dreams ukuvuga every day. uri muri You're going automatic into mode, ntuzi yuja medicines. ntuzi yuva, When medicine nta na fails, gahunda ufite, you go to trading. When trading fails, you go to transportation. ntumenya If you don't know niyuje. where you are, kandi you can utazi never know yuja where you're going. ntumenya nuko wahageze. And if you don't know where you're going, Yesu you don't know ashimwe. when to reach Ugomba there. kumenya iyo uja, ugomba kumenya naho uri. You Yes, must ashimwe. know where you're Uyu going. munsi aho And you uri, must know where you are. ugomba kuhamenya You should kugira know where you umenye are aho- today, aho uje. so that you can Yes, know ashimwe. where you're heading. Ugomba gutekereza muri wowe kugomba kugera ku bintu bikomeye You bikomeye. should think of Yesu yourself as ashimwe. an achiever, Izo nzozi zawe to achieve zizakubesha. powerful things. Yesu And ashimwe. those dreams will keep you Zizatuma alive. ubaho, zizatuma Those dreams unakomera. will keep you Umuntu utagira alive, inzozi will make aba you yarapfuye. stronger. Yesu Person ahabwa without icyubahiro. dreams is a dead person. Ushaka kugera kure rero ugomba no kugira abantu babigufashamo. When you want to reach higher, Ntabwo you ugomba must have gukora people wenyine. to help you. Bayita ibyo Don't tugezwemo walk ubu alone. babyita ngo ni networking. Yesu ashimwe. In today's world, it's called Turabisanga networking. mu mubwiriza ibice 4 umurongo wa 9 n'umurongo wa 11. Umubwiriza ibice 4 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Reka badusomere twihuse. Haranditse ngo ababiri barutumwe Two kuko or more babona than ibihembo one. byiza by'imirimo yabo. Yesu ashimwe babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Mwabyumvishe? Babiri babona ibihembo byiza kuruta umwe. Kuko iyo baguye Ego umwe abyutsa mugenzi umwe we, avubyutsa mugenzi we. ariko uguye ari wenyine Ugu yari wenyene atagira umubyutsa atagira umubyutsa aba abonye ishyano.
Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ushobora guhomba uyu munsi ariko kubera mukorana muri benshi You might lose ugasanga today, mugeze ku but bintu because byinshi. you work together with Yesu others, ashimwe. you achieve more things. maze kandi Yego. ababiri iyo baryamanye Aha. barasusurukirwa. Agasusuruko kagakwira hose iyo babiri baryamanye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Praise the Hallelujah. Praise the Lord. Iyo uryamye wenyine amavi abagera mu kanwa. When you're sleeping alone, Yesu ashimwe. like your knees are reaching your Siko mouth. bimeze. Praise the Lord. Ariko iyo muryamye muri babiri amaguru. But Hallelujah. when you're Kuko sleeping agasusuruko together kaba as kahari. two persons, Yesu ahabwa you're warm. icyubahiro. Ni ukuvuga ngo muruzuzanya iyo muri babiri. You complete each other. ariko uri wenyine Yego. yasusurukirwa te? Ntabwo bishoboka. Yesu But how ashimwe. can one Ubwo be ufite warm inzozi, alone? izo nzozi ugomba kugira abantu babizerwa muzisangira. Whenever you're having Ugafata dreams, you urugendo. must have Prophet Banda companionship. yagize inzozi za Impact for Christ Ministries. Dufatanyije inzozi nawe. When the prophet has Yesu a dream ashimwe. of impact for Dufatanyije Christ inzozi nawe. ministries, Niwe wagize izo nzozi. Natwe tuza we muri are izo in nzozi. companionship with Yesu them. ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. Nawe ushobora kugira inzozi ugashaka n'abantu You may have a dream mufatanya today and inzozi. find Yesu companions. ashimwe cyane. Icyo ugomba gukora muri iyi si, mu mashuri twiga, iyo abana bari kwiga, gukopera ni icyaha, si byo se? Gukopera ni What we icyaha, should niko do babyita gukopera. today on this word, Ahandi schools, ureba copying from others is kuri a mugenzi sin. wawe ibyo yanditse nawe ukaba ari byo wandika. Umwana umwe w'umuswa yarebye mugenzi w'ibyo yanditse, twari tuciga mu Gifaransa, A dull student looked at hanyuma Another student abona copy. babamubajije, cyari ikizamini cya histoire, and it was History. history exam. abona mugenzi we babajije bati que savez-vous de Napoléon Bonaparte? They asked, what do you Napoleon know about Bonaparte. Napoleon yari Bonaparte? umuamperere indwanyi w'umufaransa. He ngo was que a savez-vous de French Napoléon emperor. Bonaparte? Umwana The yandika, question was, what do you know areba about yandika ngo je Napoleon n'en sais Bonaparte? rien. And one Undi nawe child agiye wrote, gutirisha I asanga don't know mugenzi we yanze anything. ngo je n'en sais rien, And nawe aca yandika kuri when kopi he ye was ngo moi copying, non plus. He said, me either. Hein? Bisobanuye mu Kinyarwanda, agerageje kubisobanura mu Kinyarwanda, babajije ati muziki kuri Napoleon They Bonaparte. asked, what do you know about Umwe yandika Napoleon kuri kopi Bonaparte? ye ati nta na kimwe mbiziho. And one wrote, I don't know anything. Uwundi nawe yandika ngo nanjye nuko. And the one who copied said, me either. Muri ko byumva gukopera. Yesu ashimwe. Mu Copying. ishuri birabujijwe. Ariko Not allowed in school. muri business, But in business, mu bintu bikomeye, In the ugomba real world, kugera kuri dream yawe. to reach your Iby'Imana dream, yaguhaye izo nzozi zawe, ureba abantu modo yawe. look for Ubakopi. companionship. Yesu ashimwe. Ukopere Look for kuri bo. role models Ababashije and copy kugera from kure, them. ubigireho. Those who are Tugomba achievers, kwigira ku bandi. learn from Nkuko them. byanditse mu Bafilipi ibice As 4 it's written in ku Philippians w'icenda. chapter 4 Badusomere. verse 9. Uku kwezi kwa kane no kwa gatanu no kwa gatandatu nuko umugisha, niyo mpamvu The month of izi nyigisho April, May, and zije. June. Aha. are Ibyo blessed nabigishije, months. Yego. ibyo The nababwirije, things Yego. that you learned ibyo and mwanyumvanye, received Aha. and n'ibyo heard mwambonanye, and saw Yego. in me, aba ari byo mukora. these Ibyo do. mwambonye mukopye. Murebe ibyo profete yakoze. Copy. Murebe uko yitwara. Copy from Murebe uko prophet. avuga. Niba Copy turi from mu what nzozi he za does. profete Philip Banda, Copy from aba ari byo what he dukora. says. Ntabwo dukora ibyo tuvanye muri Zion We do cyangwa not muri copy ibi. from Zion or Oya. from wherever. Twebwe We copy from dukopya nde? Prophet Philip Banda. Prophet. Kuko hariyo inzozi. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Nibwo Imana itanga amahoro, And the Yego. God of izabana peace namwe. will be with you. Ngo nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Uzagira amahoro. Yesu ashimwe You cyane. have peace. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Inzozi urimo zose, The dreams izo you're urimo having zose, today, ureba bageze kure, Look ubakopi. for the Yesu ashimwe achievers, cyane. for the role models, Icya kane, and copy from ugomba them. umubiri wawe kuwitaho.
kuko And the umubiri second, utari you must take care utameze of your neza body. izo nzozi ntabwo wabasha kuzigeraho. And when you're not in Wisazi the shape, ikomeye when you're ngo not iruta intare healthy, yapfuye. you can't reach your dreams. siko Bibiliya ivuga. A Isazi healthy ikomeye a iruta healthy fly intare. is better than a dead lion. Yesu ashimwe. Igihe cyose ukiriho hariho ibyiringiro. Whenever you're alive, there's ni faith. ukuvuga ugomba There's gukontorora hope. ibyo urya. Yesu ashimwe. Mind what you eat. Eat ugomba gukontorora healthily. ibyo unywa. ugomba gukora siporo. Mind what you Yesu drink. ashimwe. kugira Exercise ube yourself physically fit. to be physically fit. Yesu ashimwe. To stay in shape. Yesu ahabwe Praise the icyubahiro. Lord. ugomba kuzamuka imisozi. ugomba gukora climb gym. mountains. ugomba kuja muri You must natation. go to the ugomba gym. gukora You football. must swim. ugomba gukina You must basket. play football or ugomba Yesu basketball ashimwe. to stay in shape. kugira Praise umubiri the Lord. wawe ube physically fit. kuko umubiri wawe umeze neza nibyo uzabasha kubigeraho. Because the healthier cyanyuma your kugira ugere ku body, nzozi zawe the more witoze you achieve. ushima. uzahora ushimira abantu. ubonye umuntu runaka yagukoreye ikintu wibuke. Also, umugore remember nubwo to wowe give ushobora kugera thanks. kuri Be dream thankful. zawe, umugore ntabwo yazigezeho, Thankful ariko little wibuke things. ko yakugaburiye mu gitondo umushimire. You might have Thank you achieved for your the dreams food. today, Ibi but wangaburiye thank nibyo your wife bitumye for ngera hariya. the food Yesu you ashimwe. served. Yesu ashimwe. Praise the Lord. hari uwagucumbikiye, hari uwakuguriye ikabutura uri muri primaire, hari someone who bought uwakwanguragije. you wibuke nawe Who umushimire, encouraged you, kuko bose Thank bagize them. uruhare mu nzozi zawe kugira because ubashe they kuzigeraho. play a big role hari in umwarimu your dreams wakwigishije to muri achieve. primaire, nawe wibuke There's umushimire. a teacher who taught you in Aho primary ugeze school. nawe yabigizemo uruhare. Where you are now, gushimira He has abantu companionship Yesu in ashimwe it. bituma wihuta kugera mu nzozi zawe. thanking people ayo ni amabanga yo mu isi yo mu mwuka. makes you Yesu more ahabwe icyubahiro. achieve early. Yesu ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. iyo uri gukora, uri kugendera mu nzozi zawe, Yesu ashimwe, Praise the Lord. ugomba kumenya uko uriyakitinga kuri situation za challenges, ibibazo, ibigutera, ibikurwanya, ibiki abavuze. Yesu ashimwe. On the journey to our dreams, we must mind the way we react to the problems. hariho umucuranzi w'i Burundi witwa Nkeshimana avuza ikintu sinzi i Burundi bakita ngo numuduri. There's a musician in yari afite Burundi objective, bari who bababwiye ko plays this bagiye instrument. babagira ikimasa. Yesu ashimwe. Praise the Lord. hanyuma bageze mu nzira bahura n'impongo. uwo bari kumwe atereka tuje kuyifatira iya mponga. ati iriya niyo kuturangaza, There's a igiye kutubuza day cya kimasa. They invited dushobora them kuyiruka inyuma that they were killing ikanadusiga. a bull for them to bagera imbere feast. bahura n'umugore and they met mwiza a deer. ati muze murare ngaha. And one of them Ati, said, "Kada, uyu let's mugore catch that mwiza deer." agiye And he kutubuza said, cya "No. kimasa, twikomereze tugende." This Yesu one is a ashimwe. distraction. no kuvuga They ngo kept working. ugomba They met kugira a ubuzima beautiful bufite wife, intego. a beautiful hari woman. ibintu utagomba kutindamo. And they also said, Yesu no, this is a ashimwe. hari distraction. abakuvuga, hari Let's abakubwira keep iki, hari focused. abaguca Let's intege. stay focused. Yesu to ashimwe. the feast that Ubona we are bagiye going on. kukubuza cya kimasa. So don't move Yesu on ashimwe. distractions. Ikimasa ni za nzozi zawe. bagiye kukubuza The kugera kuri bull, cya the kimasa. feast is hari abaza your dream. bakakubwira kugira umutima wawe ubabare. ntabwo bitindaho, basigare baravuga wewe wikomereze, batakubuza cya kimasa. The Christians Yesu will ahabwe come, but icyubahiro. stay Yesu focused on ashimwe your cyane. dreams. Praise the Lord. inzozi iyo uzifite ubasha kuzigeraho. When you have a dream, Yes, you can ashimwe. also achieve. Yesu ashimwe Praise the cyane. Lord. inzozi ni ibintu bimenagura inzugi z'imiringa, bariyeri zose zikamenagurika, Dreams are things which can kuko biba biri muri destroy. wowe. ni energy, ni heavy imbaraga, metals. kandi uba uri excited, The uba power, bikunze, the uba wumva energy, nta na kimwe cyaguhagarika, the excitement. ukagenda ugasanga bariyeri zavuyeho. Yesu ashimwe The cyane. excitement to break ariko the iyo uri barriers. shallow, But hahandi when you're utagira shallow, gahunda, utagira iki, utavuga ati ngomba when you don't have a kubigeraho, plan, haza imiyaga, when you haza don't have a ibiki, dream, ugahungabana, kumva everything urabivuye. disturbs you. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. ikintu cyose gifite vision yose, dream yose ugomba kugeraho. ngo dufite urugendo rwo kugenda muri Amerika, bigomba kuza, imiraba igomba kuza, ibintu bigomba kuza. Yesu ashimwe.
Yesu ashimwe. Distractions will come. Rero iyo utabizi rero ukabiha Attacks will come, agaciro but stay focused. bigiye kukubuza cya kimasa mu izina rya Yesu If you Kristo. don't know the value of your dreams, you'll be Esther. distracted by little things. Yesu ashimwe. Yari afite intego. Esther Hallelujah. had a dream. Adusomere muri Esteri kandi ibice 16. Hahandi nta na kimwe kikubuza uti I go nta na kimwe kimbuza. Nothing stops you. Yes, You mfite always say, inzozi. Yes, I go for my dreams. Esiteri igice cya 4 umurongo wa Esther 16 chapter haranditse 4 ngo verse 16 Yego. says, genda uteranye abayuda bari Shushani bose Yego. "Go gather all the Mbwiriza Jews who are ubusa present in mu Shushan nsabire. and fast for me. mumare iminsi 3 Yego. Neither ku eat manywa na nor nijoro drink for mutagira 3 icyo days, murya cyangwa night munywa. or days. Iyo ni process ego. nanjye n'abaja banjye My Yego. maids and I will tuzabigenza fast dutyo. likewise. Iyo ni planning. uko niko nzasanga And umwami so Yego. I will go to the nirengagiza king, itegeko which is against Nirengagiza the law. itegeko. kandi niba And if I nzarimbuka perish, nzarimbuke I perish. Niba mpfa nzapfe. Ariko ngomba kubikora. but I Yes, must ashimwe. do that. Yari afite inzozi zo gukiza She abayahudi was bose determined to bari save Shushani, all the bari Jews in Babuloni Shushan hose. and in Inzozi Babylon. zawe zimeze zite? How is your Iyo dream? haje ikibazo mbese uhindura inzozi cyangwa uhindura uburyo ukora? How do you react Yes, to ashimwe. problems when the Iyo distraction comes? ufite Do you inzozi, change the dreams or inzozi you ziguha change the imbaraga, reaction? ziguha energy, ukumva uri excited yo kubikora. When you have a Yes, dream, ashimwe. you are encouraged. You have the attitude Ariko of umenye doing ikintu something. kimwe. Igihe cyose ufite inzozi zikomeye But whenever you have stronger dreams, powerful dreams, uhinduka umwanzi w'abantu benshi. you become an Sibyo? enemy to many Yesu people. ashimwe. They do not Bamwe want to bashaka stay kuzamuka. steady. They Kandi always icyo rero want to gituma grow. abantu benshi batabyumva And bakanakugwanya that's why many kubera people do not ntibabisobanukiwe. understand. Kubera you are a dreamer. I tell you ufite inzozi. Yesu ashimwe. Hari umuntu witwa Martin Luther King yavuga ngo I have a dream. Yesu ashimwe. Martin Luther King Muramuzi? said, I have a dream. But that Yes. my 4 children will not be judged by the color of their skin, by the content of their That my character. children will Nanjye not mfite inzozi. Yesu ashimwe. be identified by the Inzozi color of their uzifite skin. zirasohora. None And se the dream ibyo came true. Luther King yari afite inzozi yari afite uyu munsi. Ibyo ntibyakoretse. Currently, when you Yes, look ashimwe. at the If dreams you of are Martin Luther King, Inzozi it has ntizipfa. happened. Dreams never die. Yesu ahabwa zishobora the Lord. gutinda They ariko might zizasohora. delay, but they come true. Yesu ahabwa icyubahiro. Praise the Lord. Mose yari afite inzozi zo kuvana ubwoko Moses bwa had Isirayeli a muri dream. Egiputa akabujana i Kanani. To take the Jews Ariko from Israel to Mu Canaan. bw'umubiri yapfuye ataragera i Kanani. But for Ariko the mu body, mwuka he died yageze before i reaching. Kanani ku musozi wa But spiritually, Tabori he ari reached kumwe na Canaan. Eliya na Yesu Kristo ari Together with batatu Elijah na and Petero na Jesus Yohana Christ na Yakobo and Peter bavuga bati aha ngo batangira and kurabagirana. John and Jacob. Yageze i Kanani nizo nzozi yari afite. Moses Yesu reached ashimwe. Canaan. Yesu Praise the Lord. ashimwe. Praise Inzozi the Lord. uzifite uzazigeraho. Whenever you have a dream, you Inzozi will zawe achieve. nizahe? Ufite inzozi zahe? What are your Yesu dreams? ashimwe. Praise the Lord. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Abantu bafite inzozi ntabwo barebera mu bintu bisanzwe biri ordinary things. Utavuga ngo uri umwana. Hallelujah. Don't say- Imana don't look at yahamagaye yourself and say Yeremiya ari you're umwana young. ari muto. Hallelujah. God called Yeremiya Jeremiah aravuga when ngo he was wiki. still a child. Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7 2 gusa. Yesu ashimwe. Badusomere muri Yeremiya. Imana yahamagaye akiri umwana. Aha. haranditse ngo Yego. nuko ndavuga nti Yego. nyamuneka nyagasani Yehova Yego. dore sinzi kuvuga ndi umwana. Oh, ngo sinzi kuvuga ndi umwana. Abana bari aha ngaha muzamura akaboko. Ngiye kubatuma. Yesu ashimwe. ariko Uwiteka arambwira ati Yego. wivuga uti Yego. ndi umwana. Ngo wivuga uti ngo ndi umwana. Ngo wivuga uti ngo ntacyo nshoboye. Ngo wivuga uti ngo sinzi kuvuga. Turashoboye. Yesu ashimwe. Nanjye ndakubwira ngo urashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Urashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Aha, ego.
kuko abo nzagutumaho bose yego uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Yesu Amen. ashimwe. Icyo ijambo nzavuga niryo uzavuga. Uzagera imbere uhabwe ubwenge utaruzi ariko ukomeze na vision. Yesu ashimwe. Ukomeze na vision. Hallelujah. Yesu narinzi ko nahagarara imbere ngo mbwirize ubutumwa bwiza ariko ninjiye muri vision ya prophet ijambo Imana irarimpa muri njyewe ikaza ikavugira muri nje abantu bagakira ngahanura ubuzima bw'abantu ubuzima bugahinduka ngasengera abantu ibitangaza bigakoreka kubera Imana ya papa prophet Philip Banda. Imana irakora mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ahabwe cyubahiro. Iyo mpamvu iyo mbonye inkofero prophet yambaye niyo nshaka kwambara. Iyo namba yambaye tsisiti niyo nshaka kwambara. Uko aseka niko nshaka guseka. Uko avuga niko nagerageje ubwanwa bwanje burananira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turi ndaturetse duhita tuba nka twatundi two mu mutara twadusaka two mu mutara. Zara ubwanwa bwanje bwarampemukiye. Nabundi ndashaka kugira ubwanwa bwinshi hahandi bugera hariya. Yesu ahabwe cyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ngo imitemo bashaka kumwimita muri byose. Yesu ahabwe cyubahiro. Bashaka kwishushanya nawe kubera ndamukunda cyane. Imana imumpera umugisha hari Kongo. Hallelujah. Hallelujah. So much. Hallelujah. God bless prophet. Ngo niho Imana y'amahoro izabana namwe. Nimwishushanya na papa wanyu wo mu mwuka. Ngo niho Imana y'amahoro izabana namwe. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe cyubahiro. Yesu ashimwe. Ibyo akunda nibyo nkunda prophet. Ibyo yanga nibyo whatever he likes, I like. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe cyubahiro. Like, ahari niho mbashaka kuba. Yesu ashimwe. Like prophet. Praise the Lord. Imana y'amahoro igahita ibana nanje. And the God of peace wants ntuvuge ngo uracyari muto cyangwa ntuvuge ngo urashaje. Do not say you're still young and do not say you're old. Mose urareba Moses mu kuva ibice 4 ku murongo wa 10 ngiye kurangiza. Kuva ibice 4 ku murongo wa 10 badusomere. Haranditse ngo Mose abwira Uwiteka ati Moses said to the Lord, Mwami oh my mbere Lord, sindi intyoza mu magambo sinzi kuvuga kumwe kwa Yeremiya n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe yego kuko ntabasha kuvuga vuba yego kandi ururimi rwanjye rugatinda ururimi rwanjye rurati ngo ndadidiga imanga. I'm slow of tongue. Bamwe badidimanga murabazi. Niko yarameze Mose. Atariko niwe nahisemo genda urashoboye aho didimanga naho Arona azavuga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Wewe haguruka ugende Imana izakohereza Aroni. Uri munsi rugenda muri iyo vision yawe muri ibyo ugiye gukora muri iyo gahunda yawe Imana izohereza undi muntu uzagufasha. Yesu ashimwe. Aho ufize intege nke wherever you're weak, God will accomplish it. Imana yishatse ukira ubwoko bwayo yishatse kubukiza ngo ibwohereze umuhanuzi. Imana yishaka ukiza hari umuntu ibohereza. When God wants to save you, He sends someone to you. Yesu ashimwe. Amaso yawe afunze usaba Imana igufungura amaso ikwereka abantu Imana yohereje mu buzima bwawe kugira ngo bakugirire neza. Yesu ahabwe cyubahiro. Iryo ni ryo sengesho wakora buri gihe uti Imana afungura amaso yanje mbona abantu wanyohereje mu buzima bwanje bashe kugera ku cyo wandemeye. Yesu ahabwe cyubahiro. Impamvu z'ukwitwazo n'imbago z'abadashaka kugenda. Excuses are crutches to uncommitted. Impamvu z'ukwitwazo nk'izi za Mose nk'izi za Yeremiya ngo nimbago example like excuses from Moses or Jeremiah. Yesu ashimwe. Their crutches. Umuntu uramubwira uti genda ubwira abantu muri Kanombe uti muze tujya gusenga ngo pastor muri go and tell people in Kanombe to tell people to come to the church badashaka kugenda. And you come saying they don't respect, they will accept. Uzagera Imana izaguha ibyo uzavuga. Just go
wewe the Lord has genda commanded. uzagerayo imana izaguha Aroni Just go as wewe the Lord has ubaha commanded, and He will ugende give you gusa ukore a companion. udatangira kureba limitation nta limitation Don't look at the n'imwe limitations. murareba uko turi aha ngaha Yesu ashimwe twahagurukira rimwe tukagenda tuti tugiye kuvuga ubutumwa muri Kigali If we ukwezi stand up kumwe together twaba twimutse and we ntabwo say we're going to preach in Kigali, in ariko 1 month we'll be benshi moving from here. barisuzugura ntabyo nshoboye ntabyo But most nzi of us, they sinzi look down kuvuga on themselves. baransuzugura banseka But abandi I don't bafite know how to speak. ubwibone I'm abandi slow of tongue. They will Izo ni disrespect me. impamvu Those are z'urwitwazo the excuses. arizo mbago Which z'abadashaka are the gukora crutches of the uncommitted. mwabyumvise Praise the Lord. bazi uwo muri kumwe utufite imbago z'abadashaka gukora Ask your neighbor, what excuses do you have? Do utufite you have imbago excuses? z'abadashaka Yesu ashimwe Yesu ahabwa icyubahiro Praise the wewe Lord. muri wowe deja wavuze ko bidashoboka mu mutima wawe You've Uvuga ntibishoboka. already said it's not possible in twebwe your muri heart. impact byose birashoboka But for us in Impact, everything is twebwe possible. twitwa birashoboka byose We're called, Yes, it is ashimwe. possible. ariko utazigera wishyira mu bitekerezo ngo ibi ntibishoboka But never put in your mind that it's impossible. Everything is possible Hallelujah. for the Lord. ugende ukore Yesu Stand up ashimwe. and go and work. Yesu ahabwa icyubahiro Praise the Lord. imana nubwo waba ushaje ute Yesu ashimwe iyo ufite No matter how intumbero, old ufite you are, vision, ufite inzozi when you have a iyo vision myaka yawe or when you Imana have a izayigabanya. dream, usubira uba umujene Papa Jean God will asubira make agira you imyaka younger. 20. and Eh? Papa Yes, Jean will ashimwe. turn 20. murareba You kera have strength as a 20 years old man. dutunga inka barafata bakugarira amarembo Yesu ashimwe hanyuma bakugurira utunyana tukaba turirukanka mu rugo dutera imigeri Yesu ashimwe When we were uzabona young, umusaza they used to, utangira wirukanka to kariya keep kanyana kariya kariya. big cows Gatera in imigeri. closure Yesu and ashimwe. leave the small Yesu cows, ashimwe. the calves abantu out. bavuge bati abo muri kumwe barashaje basigaye bameze ngo ariko wewe And they were so ugasanga prayerful. uri kijana Mose Imana yamuhamagaye afite imyaka 80 Moses was Yesu called at ashimwe. 80 kandi years yageze ku old. myaka 120 ngo atarigera ahuma n'imbaraga ze And he zitararangira reached agenda ku 120, rugamba akagwana still cyo kimwe stronger and n'abandi still powerful. Imana iraguha imbaraga udafite God will ibi give you power narabibonye that you do not ndabizi have. Yesu ashimwe iyo wemeye uti yes ndaje Mana gukora When you agree Imana to iguha commit imbaraga it, utazi aho ziturutse God will give you power that you never know how ukuntu where they come nagira Butare Bujumbura ntangiza itorero i Bujumbura from. When the pastor nkava said Butare something kuwa gatanu in ndangije Bujumbura, akazi nkagenda nkarara mu We used to makesha come ijoro from ryose kuwa gatanu Butare kuwa gatandatu nkaba ndi muri At Friday counseling night. nkaba ndi no gusengera abantu and go the whole night. and bukeye nkaza kwigisha ngakora na deliverance pray. And on sinigera Sunday, nduwe iminsi we 3 pray. ntaruhutse Even nta Sunday, joro we nsinziriye pray on prayer line. kuva kuwa gatanu He kugeza could ku not cyumweru sleep for 3 ntaryamye days. hanyuma nkongera ngafata imodoka nkitwara nkagaruka i Butare And then nkaza take nari a car mfite back imbaraga to Imana Butare. kubera ibyo bintu Imana yampa As well. imbaraga zidasanzwe Yesu ashimwe sinigera ndwara God gave him extra Yesu ahabwa ordinary icyubahiro power. wewe ugiye muri Never vision got ya sick. Prophet Philip Band ugakora When you Imana commit izaguha yourself imbaraga to the utazi iyo vision of ziturutse Prophet Philip Banda, you izaguha will imbaraga receive utazi iyo power that you ziturutse never know where they come from. ariko nawe ugire vision yawe Imana nayo izaguha your own vision vision. yawe Yesu ashimwe God will cyane give you ureke one kwireba own ureke vision. kwireba kwikunda ntabwo ari Don't be iby'Imana selfish. iyo ni spirit itari iy'Imana spirit Selfish y'Imana spirits does ureba not come abandi from God. Yesu ahabwa icyubahiro Praise the Lord. hari igihe inzozi zawe zitinda gusohora Yesu Sometimes ashimwe your dreams Yosefu delayed. inzozi ze zaratinze gusohora agera muri gereza ahura n'abandi bafite inzozi abafasha kuzibasobanurira But Joseph, Yesu ashimwe dreams were delayed. kandi nawe inzozi ze People zitarasohora was in prison. Yesu ahabwa icyubahiro Praise the Lord. akabafasha But igihe in inzozi relation zawe to prison, zitarasohora help ufashe others abandi reach their inzozi dreams. zabo zisohore When you're still waiting Yesu for your ashimwe dream to come cyane through, just uzaba help uri others kwihutisha gusohora towards kw'inzozi their zawe dreams. You'll be speeding up your achieving. aho tugirira ubwenge buke tubonye inzozi z'abandi ziri ko zirasohora tugira ishyari aho kubafasha gusohoza But instead of inzozi supporting zabo others to their dreams, we're jealous.
ubu ni ubwenge inshuti zanje ufasha abantu gusohoza inzozi zabo. to achieve their dreams. Yesu That ashimwe is cyane. a genuine Yesu wisdom. ashimwe. Ubonye umwana atagira minervare kandi afite inzozi zo kugera kure, umufashe kugera kuri izo nzozi ze, nawe Imana izagufasha kugera ku nzozi Dreams to zawe. reach far. Just help Yesu him achieve ashimwe. the Yesu ahabwa icyubahiro. Ukabona umuntu ufite ikibazo runaka kandi afite inzozi zaho agomba kugera, umufashe mu izo nzozi ze, nawe Imana If you izagufasha mu encounter nzozi zawe. somebody in problems, Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu to reach ashimwe his dreams, cyane. help him achieve his Ariko dreams. muri iyi si rero That's how ugomba you will kumenya achieve n'ikindi your ugomba dreams. gusobanukirwa cya nyuma ngiye kuvugaho, ugomba kumenya ibihe. Haleluya. Praise the Lord. Ibihe. We should understand timing. Turi mu bihe byiza. Uku kwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu ni ibihe by'umugisha This udasanzwe. month of April, May, and June, Mbabwire miraculous abagiye kubona days. umugisha, mbabwire abaribo. Yesu let me ashimwe. tell you who are going to be blessed. Abamaze iminsi mu bibazo, Those who zamura have akaboko, been umaze iminsi mu encountering bibazo. troubles. Yes. Iki ni ikimenyetso simusiga ko bigiye This is bigiye the sign gukemuka. Yesu ahabwa It's icyubahiro. going to happen. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Kuko inzozi zose Because zihura all the na dreams opposition. Have Yesu ahabwa oppositions. icyubahiro. Iri banga maze kurisobanukirwa, iyo mbonye ibibazo bije ndabyina. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Mba nzi ko hari ikintu kigiye gukoreka. If you Yesu see ahabwa challenges, icyubahiro. Kera ibibazo byaraza nka deprima, nkababara, praise ibi the ni Lord. uyu Be munsi happy. ndaseka. Be joyful. Haleluya. Nkaririmbira Imana. Haleluya. Sing Nka for bamwe the Lord. basinze. Haleluya. Kagenda ndaririmba. Yesu ashimwe Sing as cyane. if you're drunk. Yesu ashimwe. Praise the Iyo Lord. hiririmbiye Imana uri mu bibazo ni When you igitambo sing for the gikomeye Lord cyane when you're ubutambye. in challenges, Yesu ahabwa icyubahiro. that's Bya a bibazo byose special byawe ntumenye iyo byagiye. thanksgiving Birayoyoka to the Lord. bikagenda. You don't know Yesu where they ahabwa disappear. icyubahiro. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Wibyo ukora mu bihe byiza, umerewe neza, ibintu biri kugenda neza, Yesu ashimwe, nibyo bizakubeshaho mu bihe bibi. What you do in good times Ikosa dukora are the one which mu bihe keep you byiza tubonye alive. ibintu bimeze neza, challenges. duhagarika gusenga, But duhagarika our gushaka problem is Imana. that we stop praying Kandi uko gushaka when we're Imana in ariko good times. kuzakubeshaho ibintu bizamera nabi imbere. Yesu ashimwe And cyane. that prayer is the one Abanyepolitike which should barabizi. help you when you're in challenges. Ati iyo ufite amahoro mu problems. gihugu ugomba gutegura intambara. The politicians know Mwabyumvise? it well. No They mu know mwuka that ni if uku you have nguku. peace, Iyo then turi start amahoro preparing for the tugomba world. gutegura intambara. Even in spiritual world, that's how Yes, it ashimwe. must be. Iyo When bimeze you are neza at peace, uyu munsi start praying, witegurira intambara y'ejo. preparing for tomorrow's battles. Kuko bimeze neza ni amahirwe Imana iguhaye kugira Because when you are peace ubashe today, gutegura it's your ejo chance niwahura n'umwanzi ukuntu muzagongana grab, mugakubitana. Like to prepare for the fight. Uzabibasha ute In the wahise future. uhagarika gusenga? How will you Uzabibasha fight ute wahise when you have ugenda stopped mu bindi? praying? Yesu ahabwa icyubahiro. How will you Yes, fight ashimwe when you have cyane. changed Hari during ugufashwa good n'iri days? jambo? Yesu ahabwa icyubahiro. Praise the Lord. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mubwiriza gatatu ku murongo wa mbere turangize hanyuma tujye gusenga. Yesu Chapter ashimwe. 3 verse 1. umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa mbere haranditse ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo Ikintu Everything cyose has its kigenerwa time. igihe cyacyo. n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya To wacyo everything Amen. there's a season, ashimwe. a time for Ikintu every cyose purpose gifite under umwanya heaven. wacyo. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Amen. RPF ibohora igihugu. Hari igihe yabikoreye. Ntabwo igihe cyose Everything byagomba has its gushoboka. time. When RPF came for the Yes, country, ashimwe. there was Kugira a ugere plan kuri vision yawe ugomba kumenya ibihe bimeze to gute. reach your vision, Yes, to ashimwe. achieve your Ukamenya dreams. kuri muri season You must know the seasons. nziza kuri wewe. You must know the Niyo a business season yawe. which is good for you. Ngo musabe which is imvura good mu for gihe your cy'itumba. business. Ntabwo usaba imvura mu Ask for gihe the rain in the rainy cy'izuba. season. You don't ask Siko for the Bibiliya rain in dry itubwira. season. Tugomba kumenya season. Ibihe. We should understand the Ukwezi seasons. kwa kane, kwa gatanu, kwa The gatandatu. month of Turi mu April, bihe byiza cyane. May,
and turi mu joy. bihe byiza cyane The icyo good usaba cyose seasons. uragihabwa mu izina Whatever you rya ask for, you receive in the mighty Mwizina name rya- of Jesus Christ. wibagirwe ibiri inyuma Forget wibagirwe what's ibyakubabaje behind. ibyo ntibikubuza cya kimasa Forget your past and look forward wibagirwe for the bamwe future. bagukomerekeje abo n'abakubuza cya kimasa Forget those who hurt you. wibagirwe ba bandi bakuvuze nabi abo ntibakubuza cya kimasa Forget all those ntabwo criticisms. ugomba kubabara mu mutima kuko ubabaye mu mutima cya kimasa kiragucika Do not be sad. Yes, Do not ashimwe. allow it. to yesu come to your ashimwe heart. ugomba gufata urugendo ugakomeza urugendo rwawe yesu ahabwe Stay icyubahiro focused on your nk'uko journey. pawulo yabivuze mu bafilipi 3 ku murongo wa 13 abafilipi Paul 3 said in umurongo wa 13 Philippians chapter Yes, 3, verse ashimwe. 13. haranditse ngo bene data sinibwira yuko maze kugifata yego ariko kimwe cyo ni kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere nkareba ibiri imbere ndamaranira kugera aho dutanguranwa ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano ntabwo ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu. Praise unto Amen. what the Twavuye Lord, mu to win the ijuru. prize for which Amen. God has Amen. inwardly in ugira Jesus inzozi Christ. nziza ugira inzozi nini cyane Have ugira good inzozi dreams. zigeze kure cyane Have bigger yesu dreams. ashimwe Have utarimika higher imana dreams. imana ntabwo Do not yakurimise limit God. God did utagira not umwuka limit you. w'ubutindi umwuka Do not uvuga have ngo the we ntacyo spirit of ushoboye poverty. utagira Do umwuka not ngo ntacyo have spirit uzageraho of weakness. ugira umwuka uti Do not have ndashoboye weakness of yes I can impossibilities. yes you can ushobora kwacivinga possibilities. byose nta bariyeri Have n'imwe spirit utabasha of kuvanaho yesu the ahabwe mighty name of icyubahiro Jesus. uri Have kumwe spirit of natwe breaking arakomeye barriers. kuturi Because he who is mwisi with us is bwira uwo muri bigger kumuti than ndashoboye the world. ndashoboye Tell your neighbor, ndashoboye I'm capable. ndashoboye yesu ashimwe Tell the neighbor. uti uyu munsi ndakira Praise the Lord. uyu munsi ndakira Today I'm uyu healed. munsi ikibazo cyanjye kirakemuka Today my uyu challenge munsi is ndinjira solved. mu rundi rwego uyu Today- munsi ndasimbuka urukiramende uyu Today munsi I'll uyu skip munsi the mountain. it's I'll climb now the mountain. umenye ko ugomba Just kugera today. kure yesu ashimwe Today I'll yesu worship ahabwe him. icyubahiro Praise the Lord. ugira inzozi nini cyane Have bigger kandi dreams. wankuraje n'abana bawe And kugira inzozi encourage your nini children to have bigger dreams. haleluya Praise the Lord. yesu ashimwe Amen. ntabwo umwana wawe azaba umuzamu cyangwa umuyaya eka da None of your eka da children will become muri impact nta birimo a god ibyo or nta birimo ntabwo servants. bibaho yesu does ashimwe not happen in Nta- Impact for niba Christ warabaye Ministries. umuyede umwana wawe ntazaba umuyede ntabwo not bibaho become muri a impact helper. yesu ashimwe In the name of Jesus yesu Christ. ashimwe Praise the Lord. bibaye bikazaba umusirikare nka kapiteni If it cyangwa comes koroneli to yesu soldier ahabwe and icyubahiro captain. aba bizaba bibaye bike yesu That will ahabwe be less. icyubahiro ntabwo ntabwo tugomba kureba ibintu cipu should turi not look at ab'agaciro things in uri a umwana cheap way. w'imana kubera iki iby'imana utabigeraho tugomba kugera ku by'imana kuko imana ni data ni papa We should our reach daddy higher yesu what God ashimwe offers. dufite God ubushobozi is our dufite Father. ubutware dushobora guhindutsa capable amateka of changing. amateka agahindukira yesu ashimwe Capable cyane of changing history. In the yesu mighty name of ashimwe Jesus.